Bikokora. Ndaha. Yewe. Ta. Uzi ko mu kinyogo ngo imigozi zanje zose bazirandaguje. Ariko twazikuriye. Wagiye uryare wajanye na Bikokora. Mwaziranduriye iki? Vuga ari amahunge. Amahunge sigahe. Gana amahunge wakintu. Reka. Ewe data we nganyumvira. Ejo ni Veneranda wabimbwiye. Wowe kubwiye. Musimwa mwaziranduye mujye kuzimaza. Musigeze muravugana. Aha. Sibundi simijinya aga bari umujinya gwabo kurangiraga vuba. Narebye ko data tavugana. Ubwo ejo yarambwiye ati muze komera ngo bese kutugoze twawe baducukunyuje batereye hejuru ako ni mama Imana namwe muri baba arihima. Iki? Nisibura mwakuye hiki. Bikoko. Ja mu nzu urebe munsi y'uburiri. Urumva ukoremo urumva igishashi kirimo imegere udutotora bari twutogusanya na ziranyanya ushiremo tuvuta dukeye. Sawa zirayeho. Uya ziri munsi. Ukora agasosi katarekuye cyane. Nurangiza urebe n'ubunyebwa buri mu ikoroboyi hejuru. N'abatarishe bose banyishuye. Ariko hari uwasigaye mu bitanu ariko yambwiye ko nabyo namubwiye karabikuzanira. Arabinzanira hano. Nuko rero ikintu kinzanye no kuguherezaga amafaranga ibyo nagombaga kubikana narabibitse ntibigitaba ahubwo naco ndacibagiwe ariko ndakizana muki mu nama twese turi kugabana ndi kugira ngo akuzanire ubugabitse. None sirusi amafaranga ko wari uyafite ko gatari kukurya ko nta kintu gari kurya iwawe wayagumanye. Ngagumane gute sinone ibyo nagombaga kubikwa igesi cageze. Nese ni ngombwa ngo nanje nyafataho. None se wo perezida. Ariko kuba perezida ntabwo bimuhasha bwo gufata amafaranga mw'abantu. Ariko ubu nyirabutaro abo kontara yanje nibyo nagombaga gukora byarangiye umunsi nkubaga amafaranga ganguyeho kari we perezida ko byarangiye navuga ngo nari nkingabitse mu biki. Ariko rero ntibazaje barabazamura mu ntera ngo namwe mwimanura wa muntu we ubwo nuramuku yampaye nka perezida ubu bitsi bwawe burababwitwirije. Ariko se ubu amafaranga mbitsa meza ngahe ko nihanganye umwaka ko gwari gurangiye kubika amafaranga umunsi gumwe ni mukanya tugiye kugaba. Ariko hari mukanya hareka mfite yo nigiriye iyo wigiriye niyo wagafata ukagashira mu nzu. Ahubwo nandi gushaka kugira ngo ngutuma bari we ugamfatira nze kuza gufata umugabane gwanje wagumfatira. Nugoze hanyuma baje kugabana nta perezida uhari. None mugengize impamvu. Ariko nyirabutaro ibyo bintu rukumbwira ukumva burabishakoka koko. Hakoze kushobora gufata amafaranga mvuga ngo ndagabitse. Aka kanya garamutse ganguyeho. Kamasezerano garangiye. Sibyo ibyo nagomba kubabikirana ugu munsi bigomba kugira ute kurara biso. Sibyo sinanje ndi kukubwira nta mafaranga ni ibyo bihiye wigama. Ndako ningagwe sinuko nje ngagumane mu rwego. Akoze ko n'umuntu wasanga nyigafite bashobora no kutureba bakavuga ngo ibi bintu biri mu buryayo. Bambese nabwo ubushiremo. Nuragize uzoze neza mbere yo guteka ubu ni inkari gusa. Oya ziri mu ishashi. Ziri mu gishashi. Rega ntawe nyumvishe saa 9 ngiye. Ubwo si wasanze ntabandi bahari kuri guramugira. Nago sanze abantu ni isoko n'amaduka. Nabo bavereye bari bamanutse. Ahubwo nukuja muracunga rero. Dora handi hantu rahepfu kwa Ruferedi. Hajya ruguru y'inzu ye. Irankwanguye nayo nukubu hakushumutse. Naho zabaga umugina. Hajya ruguru mu rubingo. Sigura hagwaga buri gihe mw'iki gihe. Ngo bave n'usite nibo bambwiye ngo mu nzu yabo zirimeza. Ariko kwa Venusi ngo umugina gwabo gwera mu nzu bakanazicucira uzi bura kwa Venusite nubwo gutagwa wabo mu nzu nubwo gwagwa mu murima gwabo guri nkira hijya mu mpinga akumva ngo wanagezemo nta nubwo mwakwirwa murahura cyangwa aza kugwihiga. Ubu umuntu yaguhiga hejuru y'impege utagiye wikoreye inyonjo ku mutwe sha ngaha honde. Ibyo nabyumva na gasekuru wabo ngo niwe bashinjaga amarozi ngo no kugenda mitobe nyine mitobe cyane ruvugo. Oya reba ruvugo si wahezi aba reba Kazimiri ntuza ndera ni ruvugo se ntaho uzi ko ari we babwiye ngo none ngo ko bagabo bakeneye kugira ngo uje guheka kavuga ngo uwo muntu mumureke ngo nje ndabyikorera
ngo bakaja bakumva ngo umugore we ngo yagiye ku bitaro bakumva ngo yanabyaye byarangiye bakibaza bamuhetse bikarangira nyuma akaba aribwo bamenya amakuru guko akoreshaga izo mbaraga z'amagini. Bihore umva simwa hari raporo badusabye, raporo y'abana babuze ababyeyi. Iyi raporo bayikurikirana ikaboneka kandi ntari nyiri muri byo by'abakobwa bataye ishuri ariko rero nisibira wabo umaje kubarura bangahe mwe kujaje muragorana Rusiya ubwo n'umusaraba n'urutwe ugiye kunshira mbabare mu nyumvire mwa bantu mwe akoze gufata amafa ubuzinje kungafashe mbayiki dore ntago nta mutwaro ndi kugwereza ngo wikorere kuntu bagafata nkuko mbese fata nkwiri sibajaje barabatoroho nyira mwabona babatoreye umurimo gukomeye mu kiyangi nyirabotaro nasareketeye nabi nangahe makanze ngazana ndayitanga bimeze bitemwa ugiye kuvoma oya ariko nyirabotaro ni muje muravunisha abana Imana gutuma kuvoma ariko zikuntu buri giseke ryanaga hanyuma se ushatse kumenya kundusha kumenya igisekuntu kimera nozi yubizi gufata umwanzuro nkuko ukabwira umwana ngo nakora amahano nkaga ngaho umwana ungana uco mpaya karindwi ubwo ndakosheje nka iryo nikoze ubuze umwana ungana guce erega uyu ntiyari yakura kandi umwana buri ugomba kumufata neza n'ibyo abayobozi bahoraga baratubwira sibyo nta kumuvunisha arewe rata iyari ni bese nkamurera abajeyi wari wagiye no bwambere ni inshuro ya kane muherzaje kuzana amazi yewe ibyo subwo ibyo bintu kumva ari byo akadomurika nkajana wenda honyine nta nabura nicana nyahereza erega namuhana amafaranga akagavoma ariko umwana nimumuvunisha nawe ugatuzanire niba ari ibyo nanagazana ariko nje nanagazana kuko nje ndanakuze urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya uri urakoze rata umuntu mukuru aje kuva muri aho ngaho ariko se umuntu mukuru uyu uruhinja rutoronyonyo kucya koko maje murashiramo n'abana gaciro Rusiya nekujaje murashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu buterure mva nkubwira umwana buri aravunaga umwana aravunaga nje wabimbaza igise cyarandiye kiranje begera naho nenda go noneho zahinduye imirisho nabagabo bari kuribwa n'ibisi mvuze nari mvuze igisezi mbanya hoya reka ndebe inzira katsimbuka ntundabura kana ntereza ariko ura mwana nimumuvuni ubaho abantu babangutse uramenya ko ari umwe bangutse abo baturage ngira yo nigira weho bika amafaranga gusa nta kintu ikintu gitumye atagabikani cyubuga ari nzegangwa aho nyagasani cyane imbe bikagajana ubu naba ntahombe wagize zinkoni bari kurivamo cyane fata batwaye inda ukurema batwite urabona bazi bateye none urabikora gute nibirebi nukwiyaranje ariko ndi mbirimo da nanatumye cha Kasimu Kasimu ko agiye kugenda akagenda arababaza amafaranga muri buri rugo ugasanga baravuze ngo niwe ugenda gusabiriza Kasimu mbese wamenye ibyamubayeho yabaye iki yakwibye ibiro by'amamesa z'akaboko bakagacisha mu ipensi bagaciye gake bazagice n'amaguru no umutumye kugukora raporo ni kwizana ry'Imana nsa birana byose yabikora nabi nago yakora nabi ikindi batubaje n'imfubyi ziri mwaka gace umuntu abagakeneye gutanga nazo ni nyinshi cyane imfubyi si burundi twe twakwishira kuri liste bishoboka nuko turabayobozi ahubwo sipa iki none ko ntekesheje abandi kubona nta dufaranga wahaye bikokora ngaje kuguhahira ntahura ry'ugu munsi isi ntumubwe ngo nashyire ku ziko ahubwo se turarishi umubwiye imegeri arateka imegeri nta ndisha umubwiye biragenda gute yahishije ibijumba turapfa gufata ibyo weho nande yo hano hagiye kuba urubanza rurerure iki iki nzakwica uzambona neza ko ari amafaranga bitari byaba nabi amafaranga kubaga kwaye munzano ntabwo inzu yanjye ijyaga amafaranga wa mwana we nase nije bagampaye njewe nase ubikaga razi nagiye nyashira mu sandugu nta handi hantu nase mu sandugu ndakubona mpezaga n'amafaranga bitari byaba nabi wa mwana utansenye wambwira ngo jese sanduku yawe nyifitiye urufunguzo ariko mumara gubusaba maraga murako bita sanduku yawe ariyongera urufunguzo arubwo nanegera mijyana igeze musoye sungubita nafunze siko narambitse amandi kubera ko bagiye kuza kuyafata mu kanya utafunze burani ndi wagiyemo ni weho nta wundi muntu uri kumwe hano nagwambije kuja ndagera mu cyumba cyawe nikora bitari byaba nabi mpereza ngo amafaranga ayibera ngo mbere sumvishije
ntari hose wikurusi Nje se wikurusi ragara ombambaje Unjanye amafaranga gawe ngawongeraga mu bintu byawe bikoroto ndakubwiye ngo nta n'umushitsi wigeze agera aha ngaha nterezaga amafaranga bitari by'abana bawe Mushitsi sinone ushaka neza muntu mwiyo sanduku yawe niba amafaranga imyenda zose nzikuyemo wayisohora ngufasha gushaka basi nyisohore genda nawe uyizane ndakubwira ngo bikoroto mbabari udatuma nsazira mu munyuru Nese urukumbwira ngo nje kugazana nabo njya kujayo ugayitunga abantu bamaze umwaka wose bari gukoteza urabona nababwira ngo iki Nese amafaranga waje kugashaka ukagabajaniraho nyine ndagashakira se ko nashatse isanduku ntiyapfuye aho nagashize nagabuze neza amafaranga bikoro mpereza amafaranga ntakwica bikoro mpereza amafaranga ndagafite koko ndakwanga amafaranga ntandi hano gabaga amafaranga mfite koko ubu ushatse kugira ngo nsenyere ku ngufu ndi nyoko koko uri kugusenyera se mu nguko bimarira iki koko mama bikoro ubu ko bagiye kumfunga uzirera ubu uzirera none se ko n'amafaranga ntabwo uzana washize amafaranga yawe rero ndakubwiye ngo mu gihe nagiye kubona nkabona amafaranga ndagabuze nayo ndi gukomanga ku muryango wa gereza kandi bikoro kuba mfungishije ndasiga nkufumye ukuntu ibi bintu birarimo ntabwo nzi ko ari narama ntabwo birenze ndakwanga mpeza ko amafaranga none se mawaje gushaka neza ubu siko abaturage bagiye kugira ngo ndinjarya w'umukecuru kuko hejuru yo kubyara nabi uri guteganya kujya ku biryo nahashe se ndemera mbirya ibijumba none ndabyanga bigende remera ubigeze uyihawe nande ushaka kuvuga iki kubera nibagiwe amagi wewe nabiko akoresha ubundi mwatonoye mukagajya mwenyine gari atatu ndacyagibuka mu mutwe wanje gari ishushanya ko muteka kuko ntuzapfa nabi umutekano umudugudu wopfuye neza ntacu nisi amagi atatu hora iki habwo igotomerera utwuru kugotomera kwansomeje wabonye atari intama imwe ibiri nkuruye nkagusubiza ndirabubasha rabaganya ndashonje meze nabi rabaganya ushatse kuvuga ko murabijya mwenyine ntareko sha umba nibyo bibabazi hano byarorera kankure nahita negura babyitaga amapambano nta soni aduteka ntwicaye iruhande bunza n'ibijumba bingaho ngaho yego ahubwo nsanzanira kuri gukingurwa rugi nkingurira inzu ukabwera bwe kunyagasani nzitabwira bw'umugenzi Rusiyana waraje aragamfunda none ndamubwanga amafaranga inkubira yakubise arambwiye ngo mu buzima bwanje no mu maraso sinazongera kumubwira ngo magambo ngo nyashakire kubura hasi kubura hejuru ubama mama ngo kubura ntacyo nkiramu nubundi ntacyo nta kintu ndukunde kumara kuri iyi si rwose ukunyumvira ubu ntaso ndiko kuba umuntu nyandagaje ntibirangira je nababwiye ngo noneho niyifata are urukurebera mu akanyira butaro ni igisambo mwe ubyaye n'abaramutswa n'abakuru twababwiye ryari ko icitwa umwana kibaga kiriho akadomo nta kumubona oya niba giti kuri iki cyane ni igisambo utari wabya nyirabutaro urabwiye ko iki cyane aricyo kigafashe niba gikubita kiragaza utari wabyara ntabwo mwagana umwana ungana gutya yafatara amafaranga gose none gari yakamaze iki niko mwana haguruka sha haguruka we nyirabutaro itonde gahota bakamuragiza ihene ngo zapfuye bakamuragiza intama ngo zapfuye bakamuragiza ngo zaburi burenge kumbe ariko nyirabutaro wabaye ute ihungura sha nsubura kumuhora iki umwana ko ariko ndarayibuta ubu nta magambo mfite nahiye ndahisha babari umugezeho guhoza jerero kamubwiza ukuri nyirabutaro n'izina ry'Imana ihora were nirabuta sha ubu zuba ntabwo nakubaruba ntugira ngo niyankakaza n'amagambo ntubigire kuvuga bo barabuze ibintu byose muravuga reka mbabwira Rusi ushaje nawe cyakora nkubwire nyine reka mbabwira n'abantu ibyo murankorera byose mubinkorere yego ndababwiye ngo nanje ubwanje menya ahantu ago mafaranga aganyuze muri make ganciye mu myanya nta kintu turamukora bayobozi nta kintu turamukora naduha amafaranga gacu ni isoni nushaka uriringani kugomba kuduha ibyacu uzi ko ameze nk'ingona ingona imaraga uretse gato ibikoro reka bancungere hejuru yawe
n'isoni ndasobanura mfite amagambo yo kuvuga amafaranga ndagiye ngarambika mu ariko rero namwe mwabayobozi none si mwagize amafaranga dukoteje umwaka wose ngaho mukomeze musadagurike nimwe muri kemurira ikibazo muyobo twabazanye kujya mutukemurira ikibazo nyine namwe ni muceceke tumenye ngo ibintu bihagaze bite byatangiye he bikwerekeza yego maze rero shahu ntabwo izi ngeso ari ingeso z'umuntu ungana nawe, ntabwo izi ngeso ari ingeso zawe. koko icyo nkuzaniye aha ngaha nshaka kugira ngo uvugishe ukuri kandi ukuri kuvuye ku mutima wawe. tubwize ukuri kuko nibitaba ibyo ukazana ibintu byo kubesha no kuri manganya. uyu ni data nanje ndije turakumerera nabi. ndi gitifu unyoko yagukubise turagukubita izindi zirenze izo nyoko yagukubise. habaga amagereza g'abana niwanga kuvugisha ukuri no ntiyazava amashaje wasavamo umusaza. ntangegera dushaka ndakubaza ikibazo kimwe kitagira ikibazo cya kabiri, sibyo? kandi wihangane unsubize udaciye ku ruhande, utanambeshe, utanazanye by'abana n'ibiki byose. ago mafaranga nyoko ari kuvuga wibye koko wagibye cyangwa naho wagibye? umbabarire ntuzane ibintu byo kuri mama. urukorora si biki tubwize ukuri. umbabarire ntuzanemo ibintu byo kugira gute? ndi kuvuga ibintu byo kugira gute? ibintu byo kuri manganya. none ago mafaranga wagibye cyangwa ntago wibye? nagafashe ariko nyine namwe muri abantu bakuru twagira ata namwe mukajyaho. Singo se uragafite? rwose nagafashe ko nyine bwira mama nyine murajyaho. wasanze arangaye nangaye muri rusange? byari ibifaranga byinshi cyane naho umubare ugereranyije n'ibihumbi 100. funga ibyo bipesi. funga ibipesi neza guca kanze nkuri bano maraso turabijamo ako bugare bakunze kunkubita buri munsi arankubita. ibyo bireke mana dukurikirane ikibazo kimwe kirangire kigera aho giherera. rusi cahuwe muri kunshaka oya ubonye ari nk'ibihumbi 100 muhungure mana cyakoze uwo uzaje kumva baramujanye. unama mbabwijije ukuri n'impamvu cyane mu gikubita kiragaza nk'umwana abuze ubuzima kubite reba do kuyu mwana kongoke ukuntu bamugize sha ukuyobya uburarisi kuyobya uburari. jewe mupfa kuruca nkabona amafaranga gande niba murabigenza gute? niba muragishakamo nje mupfa kuma amafaranga ganje nta kindi kintu ndi kuba ugabaza abayobozi. hagarara hari iruhande rwa karagatete nyirabutaro ngwino hano. umubyeyi nkawe utinyuke ariko rero n'uburakari mw'abantu mwe namwe ari mwebwe mwabikora rwose. uburakari bwawe ukarakarira umwana hejuru y'ibinyoma ibinyoma si ibinyoma. nje namba barenze iki ndi kubaza bakubajije cara aho ngaho yagaramye siko ntawe utayigera indiba nawe ari kuza kwinjira amasha. ariko sije nagamuhaye namanika amaboko avuga ko ntagamuhaye. bayobozi reka mbasobanure ukuntu ikibazo cagenze. ndikubajije gusobanura ko ikibazo cagenze. wareka tukakubaza ibyacu ko tubibonye. ariko uzi ko ibi ngibi ari n'ibyaha mpuzamahanga. iki cyaha umwana abaga ariho icitwa egisebusiyo. ariko nje muyobozi nje niyiziye kubita inyana y'imbwa urongera bakubajije ako bundi bwana abayobozi mumenye ntabwo n'impamvu we
umwana bari kumwiciranga umwana ushaka kwica umwana ngwino hano Kwica umwana. ngwino hano ngwino hano egera hano hari mbakubwe ngo hagarara hana ikigazana mwongeye kwirirwa yego mwihungana ntiwari ushaka kumwica se ntiwari ushaka kumurangiza niko rusi ndikukumva warabyara nketa ruhembo se yabyariye he Toni ariko bakubwiye ngo byara amafaranga bawe bari kugarya Toni warabyaye Ah, niko ruzi warabyaye bonye abo baza ariko bazabyara niyo mpamvu nyine kubyara kuba mutarabyaye niyo mpamvu muri kumva mushigikiye ko nyirabutaro yakwica akagahinda hari ubwo baza bakamara yamwica se kumwana hari iki ariko muyobozi ntabwo nshyigikiye nyirabutare ngo yice umwana ubwo nshaka kugira ngo amafaranga yanjye nyabura ganje uri kubaza ngaho ufite amafaranga ubwanjye bwawe se wamusoze muceceke ibintu byo mwadutoreye mugi n'ibiturira turahoramo nk'abayobozi maze rero ico nababwira co muri iyi si muzakine n'ibyaha ibyo ari byo byose mushaka gukina nabyo ariko umwana ni iki umwantware n'umutware kuyobya uburariraga ese hari ikintu ntawe uri kubona ko ayo umarira ariko uraraga ingona reba utazize urubyara zira urushako urongera kumuvugaho nyirabutaro urongera kumuvugaho gusa ni umwana wundi ariko bayobo amagana imodoka umukecuru uba uri kurira injori angana uku nguku muba muri gutekereza kameza kinyamitwe ntacyo bwire muba muri gutekereza winsunika nawe ni kinyamitwe winsunika wagiye kugira ngo uyu mwanya utari kumwe nahaduhereze tuvanga ubundi kuri umubitsi wagiye kugaha perezidante nabihakane ko ntabwo amuhaye mbere barafatanyije muzibe yamugezeho gute hora maze rero ubuyobozi bubereyeho gukemura ibibazo by'abaturage bikemurwa rero azahoramo ariko natwe turi abantu yego dushiraga mu gaciro ari nayo mpamvu twakoteje kugira ngo umwaka nigugera hagira twiteze imbere yego ceceka nta jambo muhawe mushaka nimuzatera imbere mbese bitubareye niyo batatera abaturage badateye imbere nk'abayobozi bavuga ko mwamaze niyo batatera ntibere ntibere cyose uri kubagana mu bantu twubahane kungere ko ubwo bunono bwawe ngo ni amaguru reka mbabwire nimushake muzicane sibyo nta n'ikizongera nibicana si nkamwe abayobozi muzavuga ko mumaze gari amafaranga ngayo muri kuburana amafaranga ibihumbi ijana hari inoti y'ibihumbi 40 byanje ninjye wari ufite imyanya ariko urukumva neza urinda warindagira uri kubesha wambwa we amafaranga 5,500 niguri kwita 40 karindagira ntabwo navuga ngo ndagensiza amafaranga ganje ariko ndaranye uriya muyobozi ndababaye ariko se wabaye kurusha abandi wabaye kurusha abandi urukumva waho uri igiki rusi kwifata ukikangara hano undusha amatuza undusha ibigango na Rusi ahubwo mwaka ni uburyarya kuko siniyumvisha uburyo umuntu ariko bakamfasha amafaranga ntagamuha abika amafaranga yo kabike Ntinagamuha. kamukwiye arangiza aje kuyaha perezida yamugezeho gute bwamugezeho gute umva bahaye umwanya abayobozi bakavuga bakadukemura ikibazo tukava ahangaha ndongera kubona hari akavuyo kaguturutseho dore ndongera kubona hari akavuyo na kamwe kaguturutseho nacecetse hano hantu haraba ikibazo nacecetse rwose muyobozi Bakamara kuvuga nta ati, jambo na "Umuco rimwe ndongera n'igihanga." gusohora mu kanwa kanje ndahoze niba ari je uri guteza ibibazo niba ari je uri guteza umwiryane je ndacecetse ndakubwiye ngo ndaranye uti nundebe nabi ndacecetse cecetse urukumukira abantu utagica umugongo se kikamara kuvuga kikubika umutwe nk'igihanga ndahoze umuntu muzima abaga igihanga Nga- urutwe rubi wari ukureba nk'umuhobo icara hano ako ndinda kureba nk'umuhobobo bwana muyobozi ku mafaranga yanje ndi kureba nk'umuhobobo gute ariko wowe uhoranaga ubwoba wakoze iki garuka hano yicara aho yari yicaye umarira nabi kubwira garuka hano yicara aho yari yicaye Enda. gutekereza ukuntu ugiye kuja mu Yari gihome iki? Rusi icara hano amata ariko sha urukumva uri iki ariko nawe garuka hano wicare hano icara aho ngaho ni mpamvu y'Imana tuzagufungisha wa mwana we
ruba rukoze mu bipine baruboshe mu bi kandi ari we najya waba muri ugu mudugudu uraririkiza reka abantu bose bivuga buretse gato mwongeye kwirirwa twiriwe muyobozi amahoro y'Imana nigabane namwe namwe muhorane ako muhorane turi kubona tumajije gukora iperereza byimbitse ry'ibyabereye muri runo rugo nibyo koko amafaranga gagize gute gagezemo ntawahakanye ko gamugezemo gageze ahangaha gusa tumajije gukoresha inyurabwenge n'ubushakashatsi twe twikoreye n'amagambo twabwiwe n'ubuhamya ndetse n'ibimenyetso dufite mu buhanga bwacu dusubiye kuri dosiye mu bigaragara byo harimo ikibazo gikomeye cyane kandi ikibazo kigomba gukemurwa kigashakirwa umuti kikaja ku murongo gakabone hano twese kaboneka niturangize rero ndongeraho ico gutangaza ukuri kwavuye mu byo nje na data twikoreyeho ubushakashatsi iperereza iminota mikeya zisize data afite ijambo data vuga nk'uko ibintu bihagaze kugeza amagingaga ngaga urumva babwira ndavuga mu bubasha mpawe na data niba mwese musobanukiwe ibiri kubera ahangaha reka data avuga afata akanya ikintu dushaka kumanza twababwira mbere na mbere y'ibindi tutitaye ku biba wenda by'inyungu nyamwinshi kuri rubanda turashaka kumanza twabamenyesha ko icambere kibabwira yego nibyo hari gereza hari igifungo ca burundu hari ugukubita ugakomeretsa hari no kwiyibisha iby'abandi ku bushake yego yego rwose muri icyo kintu uvuze urwo rubanza bangatiye hejuru yawe bikora narakubyaye ngo ushaka nyirabutaruri hari igihe umuntu akoraga ibintu azi ngo ntaho bizagera gute bizamenyekana azi ngo nitoto biroroshe aka kanya tumaje kuvumbura ko wewe ubwawe urukwiyibirizwa ibirumbi by'aba bantu yagurisha zina hene noneho imirima wamara guhimba icyo cyaha cyo kwiyibiriza icyo cyaha ukabingerekaho kandi nako kugerekaho ari kubigerekaho wakwitonda cyangwa uje hari ucura urubanza ncagoteze kandi muri abayobozi ko rero muyobozi uburyo nabuzemo amafaranga ni agashungushungu rwose mw'abantu mwe mushakana ako gashungushungu rero kagushungurukiyeho irido wikingiranijeho riratabutse dore wigaragaje uko utari twari tuzi kuri n'imfura ariko hano ngaho turi muri mwe icyo kiri ugisambu uretse gato ariko mana yanje hanya bikoro imana niyo izamura ku muntu imana niyo imenya ku muntu sibyo bikoro uzabinywa uzagera kure uzavugana n'abazungu uzaba umutware ibyawe byose bizakunda sibyo ntawe uri umwana w'ikivume ngo nuko nyoko ari kukugereka amafaranga utagize gute utibye kubw'izo mpamvu yicarire mu bandi baje hari yicarire makwa byawe n'igisambu yicarire ntagire umuntu igireyo sija hirya nimumubyiga mu muteri cuga urangije ufata umuhoro ushaka gukeba umwana ijosi ijosi igihe uyu mwana rivuyeho byagufata wari urarimaze iki wowe umubyeyi utamushaka wari ugiye kumurya ko si ibintu by'amajosi mubizanye mute ko musanze ndi kumukubita musanze nari cozana ngo amafaranga rero twigendere tugusomera ingingo yo gukomeretsa tuyisome ntabwo namukomerekeje ntabwo mukomerekeje isa n'ijya sa amaraso buriya rero hari amaraso ari ku kuboko muje mushimira ko mufite abayobozi babagirira n'impuhwe rimwe na rimwe tukabakingira ikibazo
ntabwo abantu batatu babura ibihumbi 100 ibihumbi 30 na ziba wowe ziba ibihumbi 100 gute ariko bwana abayobozi uko byagendeka kose mbasaba imbabazi mbabwiza ukuri mwakinga ikibaba mwagira ntimukingire ikibaba uyu mujura humura nukuri kw'Imana ariko abantu batatu barabura ibihumbi 100 si ibihumbi 33 na 300 gera gwari 33 nyira butarure na tabi 33 ariko mwishura se n'umugore mu gaceceka bati ngaho rero nimuje gukemura amakimbirane si byiza ko mwaje mu manza ahubwo muzabanze mwumvikane kumvikana nibibananira abaribwo muja hehe mu rubanza tuti natwe ibyo turabishimye none nyirabutaru wambabarira mu mutima gwawe ukakira ko ugiye kuri ibihumbi by'abagabo kugira ikoroto we amambere wanyibye ikariso ibyo ndavucece reka kuzana amakariso hano ukurikiyeho unyibira ibishimbo uri inkunguzi uri iki wahora ariko nyirabutaru ushaka ngo mvuge na Karimu unjanira urukwavu ibyo ndahora na yanga niwe wayijanye se bikoro none uranyanditse bene aka kajya niko umva rero dore ikintu giharika tubabwiza ibintu byo kuri sibyo twari tubaye aha kugira tubafashe kugerageza gufasha impande zombi koroherana nimubishaka turazamura idosiye kandi kugira muzaveyo mama nangaye bande si barafungwa kandi wanza guca bugufi ninareka nze mbica bugufi mgira icyo mvuga si ibihumbi 100 niyo inzu yagenda ninareka abayobozi nje mbabwira ubu ngubu kubera ko n'ubundi nta ruhakaniro umwana wanje bikoroto namusutseho igisanze ndi kumweme ariko uburyo ibintu nkoreraga ahangaha mwakarama mw'ubunyanyereye ku nkovu narahiye ndahishe reka kuzana ibindi by'ahandi ibyo ni ibyawe n'umuryango wawe none rero amafaranga ntabwo nyahakana kwa rusiya yagamba amatwi mbabwira ubu shyira hano ariko nyine reka mbanze mvuga ikirakurikiraho nakwemera n'imyambaro zanje nkazitanga ariko uyu mwana bikoroto ndamubyarutse ntabwo azongera kunsubirira mu nzu ubwo ugiye mu buroko cyo cyifuzo canje rwose kandi bikoroto genda iyo uraje hose wazaba imbwa wazaba umugabo ibyo bizakurebe ndashaka kugira ngo umubabaro wanteye rwose aka kanya nkuruhuke genda wibane nanjye nzibana naza we ikiniga kiraje ururenda ruraje ku mafaranga ibihumbi niba nyokijya ari kuvuga ari umwana wawe zapfa nabi niba nyokijya ari kuvuga ari uzagwa ku gasi nyange bitaro reka ngubwize wabaye igisambo warakutuye mu izina ry'Imana amagambo y'umubyeyi arakomeye umufura wigize umwe aho wa mutiki wa mukobwa wamba ukareka gutuka umwana wareka gutuka uyu mwana umubyeyi aragukurikirana muceceke cy'amafaranga ubwo tubonye uri mukuru herezo ryacu ako bwana abayobozi ni n'ikibazo ni izina ry'Imana yaranye ubutumwa nyina w'umuntu aba ari nyina w'umuntu yaranye ubutumwa aho umusimbura ibi turabikimwe ndakuvumye ntuncire kuruguture wumva wakora ibyo urakora neza ukareka kongeraho ibintu ahubwo avuga uti nafashe inyama itarumikaga usubiza amafaranga namwe rero muceceke gisambo ndaruko mwana wawe ku bihumbi 100 konzi kuri gisambo nyirabutarure waduhaye amafaranga tukigendera Sherina karame nabisenye karame Sherina ndakumva yewe uyu mwana mugiye kujana iwanyu ingo shani none rwarugo karo rwase n'urwaye Sherina tumanze turebe ikibazo cy'uyu mwana mu byo twakemura byose n'ubundi nubwo umwana yaguma ngaha muri kumva ko hakirimo ikibazo cy'uko nyine ashobora kuzamura kumwica yamwica ugiye kujana na Sherina iwabo rumba abiwanyu mumurere igihe nyina azongera kumva yagize umutima kuko ibi byose ari kubivugishwa n'umujinya n'uburanga none se bwana bayo muyobozi nyumva nkusubize reka njye nivugire ntabwo nyina w'umwana yamuvumiye hano gutya muri sosiyete njye se namenye uko ari ukuye oya ahubwo uside nico ngico Namenye ari aramugezayo se aramubwira ntabwo umuntu mugira undi muntu awe
adafite nyina imvura ihoze awe ntacu ariko muyobozi mfite igitekerezo yego cyo ra kumujyana kankivuge ngiye bitewe n'ukuntu nyirabutarure muzi aya marira ari ay'ubugona uyu mwana ashobora kuba ari umwere mumumpe mutware jana bamushakire gereza bamufunge ku buryo namaramo amezi 5 azaza yabaye umwana muzima ntabwo icyo jambo riwatse ubu bintu uvuze uzi ko uvuze ibintu bibiri mu kintu kimwe rera kwere gusa ko nawe cari igitekerezo cye rusatsi Koro nta mahoro uzagira rusa iki kibazo uri kubona wakemura bizaguhira tumanze tunaganire iri kunyitira rusatsi imbere y'aba bana koko baba ari kumbona si ntari wakubwiye ngo wange kuyogoshesha nibo bazagohereza amafaranga yo kuyogoshesha rero reka nkubwize uzi ico ngico nico ushaka ko aba ari cyo tuburanaho hari icyo tugiye kuburanaho ariko burareka fata mbabwize uyu mwana umujani wawe rero reka mbabwize icara hariya uri gusoda kugiye kumuna ajyaga mu bikomeye mugashaka kunyanyura abayobozi nibyo nari ngiye kubabwira njewe reka mbabwize ukuri uyu mwana ndamufata mu buryo bwa mbere hari ahantu nabonye bashakaga abana bakorora inguru bakazaja baraziragira bakazaja barabahemba kwezi urumva ikindi cya kabiri namufata murumva bwana buyobozi uyu mwana uko ndi kumureba uku nguku nimwe mwamutwara iramarira gangana guca ibintu byose ubirebesha amaso bankwene bantandure bantandaguze sha mikoro umva ubwo katurebera uvuye ku gahera niba urishije nyoko koko gira ikibazo rero kije niba ari amarira kumurukara yanyaye waro y'ingona wa mugore izo ni inuma zibaga zije muri iki gihe numa sigisiga ni inuma reka uyu mwana tumujana ntumase zibaga ahantu hatari amahoro ariko nje ndino kumena icyo gitekerezo n'inyami nibyo ntamujana abayobozi waje kuburana umwana twaje kubura amafaranga yacu ariko wa mukobwa icyo amafaranga cyacu amafaranga nyabutaragiye kutwishyura ubu simuri kuburana ngo amafaranga uyu mwana buri hano ubuzima uzi ngo mwese hari n'uwacira ngo gagwe babibaza nje abura ubuzima ninde mubyeyi wishe umwana mwese batabamanitse uzabyemera umunsi byakubayeho mikoro sanga buzabaho ugiye kuza ube mu rugo